Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku kibazo cyo gushyira Qur'ani muri telefone, haba ari igihe ahamagawe akaba ariyo imubwira ko ahamagawe, cyangwa se umuhamagaye mu gihe amutegereje akaba arimo ayumviriza. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qur'ani ni igitabo cy'Imana n'amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni igitabo gitagatifu kandi gifite agaciro karenze kuba umuntu yakifashisha nko kwitaba telefone cyangwa se kumvirizwa igihe ahamagawe, cyangwa se igihe ari mu zindi gahunda ze zidafitanye isano n'ubuzima bwa Qur'ani n'agaciro kayo. Ibyo biri mu bigabanya agaciro ka Qur'ani n'icyubahiro cya Qur'ani, kandi nta nubwo ari icyo ngicyo Qur'ani yaziye. Qur'ani yaje liyadabbaru, kugira ngo abantu bayitekerezeho, no kugira ngo abantu bayishyire mu bikorwa no mu ngiro amategeko yayo n'amabwiriza yayo. Ntago ari yibutsa uryamye ko isaha zo kubyuka zigeze, nta nubwo ari ibwira uhamagawe ko telefone ye irimo guhamagara, nta nubwo kandi ari iyo bumva igihe bategereje ko bakwitaba cyangwa se bategereje ko bavugana n'umuntu runaka. Ibyo ngibyo ni ugutesha agaciro Qur'ani, ni no gutesha agaciro amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, dore ko n'uguhamagaye n'abaguhamagaye utazi aho bari. Hari ushobora kuguhamagara ari muri toilette, ari mu bwiherero, icyo gihe akaba yumvire Qur'ani mu bwiherero. Hari ushobora kuguhamagara ari mu nzoga, akaba yumviye Qur'ani mu nzoga. Nawe ubwawe ushobora guhamagarwa uri mu bwiherero, cyangwa se uri n'ahandi hadahwitse nko mu bimoteri n'ahandi nk'ibi hadakwiye kuba havugirwa amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo rero ubaye impamvu yo kugira ngo ayo magambo avugirwe aho ngaho, icyo gihe ni umuzigo ukomeye uba wikoreje kandi bitari ngombwa, mu gihe hari ibindi byabugenewe kuba byakoreshwa muri uwo mwanya, byo kuba byakoreshwa muri uwo mwanya. Bityo Qur'ani ntago yaje kugira ngo ibyutse abantu, cyangwa se ibabwire ko telefone zihamagaye, cyangwa ngo bicare bateze amatwi. Ushobora kuvuga uti nge ntago ninjya njya muri toilette nzajya nyishyira muri silencieux, cyangwa se ninjya ahadakwiye nikuremo ayo majwi. Ariko kuri wa wundi uhamagara cyangwa se uhamagarwa, kwishyira mu byago nk'ibyo ngibyo no gutesha Qur'ani agaciro muri ubwo buryo ntago bikwiye, kabone nubwo waba wabasha kwihangana no kuyirinda muri ibyo bice bidahwitse. Naho kuri babandi bayishyira kuri babandi babahamagaye, babandi bayishyiramo kubahamagaye igihe babategereje, ibyo byo ni bibi cyane kurushaho, kubera ko mbaguhamagaye ntago bose ari abayisilamu, nta nubwo bose ari abafite imani, nta nubwo bose uzi aho bari, nta nubwo bose uzi imyumvire yabo. Hari uri bukerese Qur'ani kubera ko ayumvisha iwawe, hari n'uri buze kuguhamagara ari mu kabari, hari uri buguhamagara ari muri toilette, hari uri buze kuguhamagara abangamirwe n'icyo gikorwa. Ibyo byose ibyaha byabyo bijya ku mutwe wa wundi wabishyizemo kugira ngo abamuhamagaye babyumve. Aha ni byiza ko n'andi maduwa akomoka muri sunna z'intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, atagomba gukoreshwa muri izi nzira. Ariko urugero nk'ijambo ry'urwibutso risanzwe ridakubiyemo aya cyangwa hadithi, ntacyo bitwaye ko umuntu ashobora kurikoresha. Ariko ibyiza kurushaho, kugira ngo amagambo y'Imana n'urwibutso rukomeze kugira agaciro karwo, nuko ibyo ngibyo byarindwa, aya matelefone mu bihe nk'ibyo ngibyo bikajya bikoreshwa igihe umuntu abifitiye umugambi kandi yabyubashye, yabihaye n'agaciro, aho kugira ngo bijye bihora mu matwi ye, bizageraho yumve ko ari ibisanzwe, najya nibutswa agire ngo ni telefone irimo kuvuga. Wallahu ta'ala alam.